noneho babujije hari abagore rero nabo bafite imyumvire mibi bahise bumva ko bajya hejuru ku buryo barwana n'abagabo bakabahohotera bakababeshyera ibyaha batakoze kugira ngo nyine babafunge. Ntabwo ari uko nguko bababwiye ko bagomba kumvikana, abagabo bakubaha abagore, abagore nabo bakubaha abagabo. Cynthia Mwiriwe. yego tutari twatangira ikiganiro mumfashe tubanze twakire abantu badukurikirana haba ku mbuga zacu za YouTube, haba ku mbuga zacu za TikTok, Instagram, dusuhuza abantu bari muri Amerika, abantu bari hanze y'igihugu, dusuhuza abantu bari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, intara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru, abantu cyane cyane bari mu karere ka Rwamagana turabasuhuje cyane cyane nanone twibande ku gice cy'ingo z'iki gihe. Ingo z'iki gihe zirasenyuka. Ingo z'iki gihe bigaragara yuko umugore n'umugabo barashakana bamara n'umwaka umwe uwundi bakakagatanya. Ese ibyo bintu birakwiye mama da? Numva bidakwiye. Ntabwo bikwiye. Kuko n'ubundi muba mwarashakanye mufite gahunda yo gutera imbere ku muryango, mbese mukagenda musana ibyo mutunze, ibintu bikagaragara neza. Ntabwo bikwiriye. None umugore n'umugabo kera barabanaga bagasazana, bakaba bagira abuzukuru, ubuvivi, ndetse Imana yaba yabahaye kurama bakagira ubuvivi n'ubuvivure. Ariko ubu tuvugana nta rugo rushobora kumara imyaka 3 rudasenyutse. Ese biterwa n'iki? Njyewe mbona Yego. bitera abantu babigize nka bizinesi. Umuntu arashaka undi hari icyo amukurikiranyeho, amukurikiranyeho ubutunzi, nta rukundo. Ariko abo hambere babaga bafite urukundo, umuntu agashaka undi agapangana n'undi nta nyungu amukeneyeho, ari ukungura umuryango gusa. Ariko ubu ngubu byaradogereye. Nanone rero tugiye kwibanda ku gice cy'urubyiruko. Ku rubyiruko muri kutwumva, niba ugiriwe umugisha ukaba wumvisha iki kiganiro cyangwa se uri umuntu mukuru, gisoze kugira ngo uze kuza kumva hano hari ibintu bikureba. Twibande ku rubyiruko gatoya. Urubyiruko baragaragaye muri make, niko nabivuga. Baragaragaye, abakobwa baraterwa amada atateganyijwe, abasore baratera amada bakiruka. Ese ibi twabifata gute? Ibi ngibi numva ari ngo bigaragara nk'aho ari viziyo, ariko njyewe ntabwo tubyemeranwaho. Buriya hari igihe njya ndeba n'abantu bize nkabona aracyafite wa muco wa kinyarwanda, aracyubaha ababyeyi, aracyirinda guhagarara mu majoro, aracyubaha ababyeyi mu mirimo yo mu rugo, aragaragara. Nkavuga se kuriya yize kandi akaba yubaha gahunda z'ababyeyi, bimeze nanone dango mwana ngariga cyangwa umusore akiga cyangwa umukobwa akiga, yabura akazi sasa rero kabaye indaya. Nibyo byeze ubu ngubu. Ariko byagaragaye ko abakobwa cyane aribo bagiramo uruhare kugira babatera inda. Nanone nubwo wenda leta igera gutya igasubira inyuma ikavuga ngo umuhungu niwe ufite ikibazo, niwe nyiri byose, ariko buri umukobwa niwe nyiri byose. Ngiye kuntu mbibona, abakobwa basigaye bambara amakariso. Ibyo bintu byibona nawe mu muhanda? hari igihe mbibona. Wongera ijwi. Yego. Hari igihe mbibona nkavuga ni Imana yanjye, urubyiruko rwacu, abana bacu nuko nguko batangiye bamera. Nkumva birantangaje, nka bose yambaye akikwiza basi iki niyerekana ubwambure bwe, n'ubundi ko Imana iba yaramuhaye umubiri, ubundi abagira ngo bigende. Abana b'abakobwa barambara amacikupa bakajya mu muhanda, barambara amakariso bakajya mu muhanda, ntago rwose bagirisha ubwambure. Ese mu gihe cyanyu byabagaho? Reka twambaraga twikwije, ukumva n'umuntu abonye n'umubiri wawe uko uteye byaba biteye ikimwaro. Mbese mugashakana agufitiye nibura n'inuzu n'ibintu bya morali, avuga ati cyambwira ukuntu amaguru ye ateye, amaboko ateye, afite mbese ibintu by'amatsiko. Naho ubu baba barabibonye byose. Umwana afite imyaka ingahe? Njyewe ntabwo nagize amahirwe wenda yo kugira abana bakuru kubera impamvu ntashobora gusobanura. Yego. Mfite umwana ukiri mutoya
utangiye kugera ibintu byo kugera mu cyiciro kikiri kigufiya, ariko afite imyaka ingahe? imyaka uwo mfite afite imyaka igera muri 10 gutyo, 10. aramutse akuze akambara amakariso nawe akajya mu muhanda byagenda ati cyangwa nawe niko akiri umwana nawe azabikora? oya numva nagerageza nkamubuza nkamwereka umuco, keretse wenda bibaye wenda uko agenda ajya hanze abona ibintu gutyo, ariko nagerageza kubimukuramo, wenda Imana yabimfashamo ikamumfasha, nuko Imana ibikora. noneho ndagira ngo ugire icyo ubwira urubyiruko rudukurikiye aka kanya. Urubyiruko icyo nababwira, bagerageze bagende mu muco wa kinyarwanda. Umukobwa ntamenyere umuhungu ngo bahagararane bakore ibiteye isoni, arindire uwe, bamugirire amatsiko yo kugira ngo ikimurimo bazakibone igihe kigeze. noneho ku babyeyi ntimwivuge ngo mwoshye abana banyu, niko bamwe bavuga, abenshi bakavuga abana nibo bananiranye. Ese umwana w'umukobwa kugira ngo akure, niba buriya ababyeyi ngiye maze kubibona, abenshi na benshi basigaye barabaye nk'abana babo, aho umubyeyi yambara na bikarisa akajya mu muhanda agatambuka da, ujya ubibona? Ndabibona, ariko ntago bikwiriye. Biriya bintu ugomba kwereka umwana urugero rwiza, ntagerageze kukubonaho ibintu bibi kugira ngo adakura nabi. Wenda azabikure hanze, ariko nyine ugerageze ugende umutesha wenda yagaruka mu murongo. none ababyeyi bo babagiriye ihe nama? Ababyeyi nibakora umurimo wabo bashinzwe, bigisha abana babo, umwigishe, akora amakosa umushyire mu murongo. Wenda hari ukuntu agenda akura atekereza ikintu wagiye umuhana akakigenderamo, ntitugapfe guceceka, nyine tujye turangiza umurimo wacu, tugerageze. N'abayobozi bagerageze, n'abo barimu ku ishuri baragerageza, umwana yazashobora kugendera mu murongo. Reka dusubire inyuma ho gatoya rero ku ngo z'iki gihe, bisigaye bigaragaraho umugore akubita umugabo. Ibyo bintu byo ujya ubyumva cyangwa ujya ubibona? Ubundi kera twe tumenyereye ko umugabo wenda ari wo kubita umugore, kandi nabwo wenda ari mu makosa cyangwa se ari ukuntu ibyaye. Muri ntabwo kera barwanaga, ariko nyine muri viziyo nka 2005 twe tumenyereye ko wenda umugabo ari uhorana ijambo, akaba nyine afite ijambo. Ariko ubu tuvugana muri uyu mwaka turimo wa 2024, umugore asigaye ategeka umugabo. Ese byagenze gute? Byahinduwe n'iki? Gusa buriya abagore bajya gukora ibyo ngibyo, ari amategeko yo kuvuga nyine ngo abagabo ntibagahohotera abagore. Ni iby'ukuri pe, ni iby'ukuri. Abagabo guhohotera abagore byari bimaze kuba birebire, akamukubita akamujajubya, ariko ubuyobozi buriho ubu bwarababujije. Noneho babujije, hari abagore rero nabo bafite imyumvire mibi, bahise bumva ko bajya hejuru ku buryo barwana n'abagabo bakabahohotera, bakababeshyera ibyaha batakoze kugira ngo nyine babafunge. Ntabwo ari uko nguko bababwiye ko bagomba kumvikana, abagabo bakubaha abagore, abagore nabo bakubaha abagabo. Ntabwo batubwiye abagore ngo tujye hejuru, ahubwo ni ubwumvikane no kubahana mu ngo zabo. Ngagira icyo ushimira rero, ngashimira leta. Ikintu ndayishimira yuko yakuye umurongo watannye ishyira mu murongo muzima, yuko abagore bagomba kubahwa nyine ntibatotezwe. Ariko rero nanone abagore ntibirinde kujya hejuru, ndetse n'abagabo nabo ntibirinde bo gupfana ipfunwe ngo bagire agahinda yuko ngo bashubijwe hasi. Ntabwo ari hasi, leta n'ubundi ni umubyeyi, ishinzwe no kubikurikirana ibyo byose. Ntawahohotera undi, leta ihari, tugomba kwerekana akababaro kacu. Nyine ngewe ndabagira inama, kuko uwanjye yitahiye, tudahanganye gutyo ngo tujye mu bibazo, yitahiye ntabwo twari twagirana amahane pe. Ndabagira inama kuko ngewe nzi uko byagenda. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro
nyaboneka niba utaragura subscribe gerageza ukore subscribe. Iyi ni ya channel yanyu Aho Bibera TV, tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye. Mwe muri kumwe na Sirigi, mwakoze kubana natwe, murakoze.